Present progressive indagihe nkomeza. Now let us look at the signal words. Noneho ubu mureke turebere hamwe ya magambo ndangagihe. Number 1, now. Ubu. Number 2, at the moment. At the moment. Uyu mwanya. Number 3, look. Reba. Number 4, listen. Tega amatwi. Now let us look at how to use this tense. Reka noneho turebere hamwe uko wakoresha iki gihe. We use present progressive to talk about something that is happening at the same time of speaking. Dukoresha indagihe nkomeza tuvuga ikintu kiri gukorwa unavuga. Number 2, when you have already decided or arranged to do something. This is future meaning, future plan, or a fixed activity, a fixed plan or date. Igihe wamaze kwemeza cyangwa wamaze gutegura icyo uzakora, nukuvuga washyizeho plan, gahunda, cyangwa itariki ikintu uzagikorera. Now let us look at the forms. Noneho rero mureke turebere hamwe uko imeze. We use verb to be plus present participle. Dukoresha verb cyangwa inshinga to be hamwe na nicyo bita present participle. Ku bantu bageze hano reka mbasobanurire present participle ni kwa kundi ufata inshinga ugashyiraho ing, ing. For example, I am working. Ndi gukora ubu. Uko ndi kuvuga niko ndi gukora. Or I am going. I hope you remember how to use simple present of verb to be. Nizere ko mwibuka uko bakoresha indagihe isanzwe ya verb cyangwa inshinga to be. This was the positive form. Iyo uvuga wemeza. Nuko uvuga. Now let us look at negative. Reka turebere hamwe uko bahakana. When you make negative in simple